murakaza neza ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Ngiye kubaririmbira indirimbo yo mu gitabo mu gice cyo gushimisha Imana yasabwe n'umuntu witwa Julie. Indirimbo ni 120 mu gushimisha Imana. Iyo ndirimbo ngiye kuyicurangira muri do, igizwe n'amanota 5: do, fa, sol, re mineur na la mineur. Mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwambugira n'amanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, yantumbira mu ijuru. Ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose, kera yarampongereye, none sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, ntashira urubanza rumwe, anyita ukiranutse. Yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, kuko adapfa sinyipfuye, njye na Yesu turumwe. Kuko adapfa sinyipfuye, njye na Yesu turumwe. Kuko adapfa sinyipfuye, njye na Yesu turumwe. Ku bakunzi ba gitari, mushobora kwandika muri comment indirimbo mwifuza, naho ubutaha.